Descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should. Ndengo ndinga cyane ndinga ndengo musaza ariko boss oyo mama ndamuri kiragaba oya muri kavuga ari reka mvuge ibe kuleka mami yo wangi rutose ko boss shuvuja ko ngiye kugurisha ihene rasa kubwa boss ko asanzwe uhagaze nose ko aragaze hari cyaje kirimo boss nihene zarabibonye ngiye kugurisha ihene nihene zarabibonye zarahagaze yaragaze atese ugasuza umunwa kugeza rya yaragaze kugikuta wenyine oya ugize yaragaze n'umuntu begamye kugikuta urumva bahagaze bahagaze kugikuta mabushagize gutya ndari kugira gutya ngo cyane mabuje no kuvuga ngo genda umuntu ari kuvuga ngo gutyo sha neza bundi hari ikindi kigabo gifite ibyarwa birebire bigeze hano gutya mabusha siko ndabeshya bajya mu muntu karambya ngo nibashyira amazi muri dushe nuko bajya muri dushe bose nuko nkajya numva biri kuvuga ngo pyato ndabaze ko mabusha ko numva ibyo biri kuvuga ngo pyato n'ibiti ngo nimba ziri kunywa amazi nuko basohoka bavuga ngo akinyuma ngo kari keza ntabwo namenya ko inyuma kari ko. Descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. Ya baba reka nkubwire cyasigaho cyawe reka cyaguhaza kiriya rawuda koko muri kugera mu buriri kikagusukuma huruda ariko kiye aho bashobora kusukuma sha sihorere ahubwo ubwo ngubwo iyaje haraza agahita gukubika ukumva gatuza kagiye gusandara ahubwo ugira ngo ni inzu yose kubara hejuru aho giye gukora umuti wishime umva ahubwo reka ubwire ubwo igiye kuza ukicisha tuzagera mu nzu maze kubigukorera kigakwinaniriwe bana wiriwe mu mirimo inda yambaye yamubwira ko winaniriwe sinzaba namaze kugukiza ibisonga ariko se bikora ibibi umaze mubwira ko nananiwe buri munsi yatuvumbura ntacyo reka tubigende ahubwo ubundi nureba mbana n'ibiraya hano ndwara malaria yego kuwa kane wowe dore tugiye gukina uzatungurira ikinyomoro mfite nkandira muri kontegisi nyambarireho ubundi naza kuwa kabiri werekeye desheri ndi mu mihanga aha umva hosha muri sirase rwose mabuja no mwa muri mubi nako mwambwe ko munshaka aho zirahera sibundi 30 uyu muntu reba unyine jewe uri kubona muri sanze ndi kumubwira ngo iriya hene urabona iriya hene ndavuga ka iriya hene noneho nta kibazo rero nasibonye mbese mabuja ngira icyo wanshakiraga nibisanze ndi kuvugana n'uyu muntu ariko ubwo ni so gushaka da sobuja ni ugushaka boss iyi boss ni wagushaka niwe rwose niwe reka njye kumuraba noneho genda umuraba twumvaga ari gukenera cyane hako vurugo ntukajye nawe ugira genda ariko ntukajye ugira bose ashaka kumva ibiciro by'ihene none se uyu muntu n'umushetsi wene se cyangwa n'umushetsi w'abantu oya n'umushetsi w'ihene genda genda reka ngende nagiye ntukagire bitakureba inda yambaye uragiye koko kweri oya siga vurugo sinasanga bivurugo genda nta kundi usa bikora ibibi hose nari mwitabye none zabite sisha God above nazo ko muno hagira nk'imbwa ewe je nyine nirukanka cyane uzi miteme yo ndayizi cyane imiteme yo ndayizi nawe wambeshe buriya boss harimo ubundi kutiyo zomene byageze gute koza se natse ko naka gacuma katari kamera ko kamera ko ufite amenyo meza natse waruzi ko koza mu kanwa bituma mu kanwa humura maze igihe wagera umuntu ntiyumva umunuko yewe nagacuma nago kakambera ko nuka ndanukara boss ntabwo nuka rwose rero noneho jewe ndagira ngo urumva ugenda uzana umuti w'amenyo vurugu sinunzi umva vuruguta nyine newe boss kwa kundi urukanka inyitera hejuru yewe
uratubaza kugira ko shira we irukanga idenesi muri vitasi ya 4 nibyo nyaruka rwo ahubwo reka ngende nyaruka pe aba uzikoje nk'imodoka woko namba natuze beje ariko iratuze vuruguze arasetsa koko akaboye ko neza sese ari kwivugisha bimwe bare ndikaka kaboka umva karazegeje ndatumye umuti wamenye ariko ibintu kakwe hanga uziko nashidiye kakarasura sisura muyobe Brugusi mubwira ngo genda unerere inkono akayizana ku mutwe wewe Brugusi ntawe oba twatuze beje ariko ureba kandi gitangaza Brugusi nyine nazo ndamwongeza nazo n'ubundi ndamwongeza pe oya buriya ntabwo ugomba kongeza umukozi umwaka wose utaruzura ujya ukashimisha ntabwo karagushimisha ariko mureke tubanze turebe uko azagenda mu ntera uko bigenda bisimburana ko tuzamwongeza ariko ibintu gakoza ngandumva nakongeza nanjye Brugusi ari jya asetsa ngavuga ni nta kibazo So being incompetent, mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day. Manipulate, mommy. You pretended as if you love her. babasha mundajya ndagura imiti ahantu uragura imiti nese muze ko naduka ricuruza imiti iba muri farumasi uragira ngo tuyikura hehe bose numye imiti ahubwo se muze ninde ukubwiye ngo duhagarike utubaza iby'imiti twebwe turi farumasi none si ubwo ngubwo kwaza imiti hano bayigurira yewe ni mu ndange vuba ahubwo ntukange bose ataza kunkata agutumye imiti ubwo rero nimba agutumye imiti genda mu kigundu yahire mu kigunda so bahira imiti se jane nguru tsame imiti se mu kigunda yose byose ni imiti usorome byose ibyatsi byose biravura sibivura muri biravura sa kugenda basha kajya kwishakira abantu ubundi se watubazaga ibiki jane anya ibonye bambasa ubundi se haro tubanyemo farumasi twegendera mujyane mwoho kabwera nuko bimeze nta kundi kuko burarambuka basi imiti nayizanye kwisha aho kwibona byamenze nazanye n'uduti zaje urihaganyira kwa kundi gukira inyama mwamwinya umuti w'amenyo se nasindi kwa gati wana chucho wa chintazi akantu kagasaza katamenya ubwenge iyi myenye nizi nyabarasanya n'ukuti ariko furugu numutwaye habamo amazi cyangwa habamo ibinyamugera ariko boss uyu mabuja koko kucyarabu si umuti w'amenyo wantumye nagutumye umuti w'amenyo uyu ko ari kaka ubuno umuti w'amenyo zanye cyangwa zanye ngaho nawe ndabyogesha na furugu ndabona ubwenge mubunganya turashize none hase ko nagutumye korogate na korogate korogate yandogesha amenyo none se korogate ni ibiki byo ngibi babijya bishushe umva jeri urabishushe cyangwa wabikora hako se ubundi reka nkubaze sibyo nahoze nkubwira urafata umuntu ufite mu mutwe wagira ngo bahogesheje isabune yawe ukamutuma ibi ubwo ntabwo namusobanuriye yagize ngo nibyo bintu by'ubakene ariko mabuja kabuja n'umusaga musaho uramutuka umusaza pe oya umusaza w'imbwa se ubundi abamaze ubu uyu ni uyabe umuti w'amenyo korogate ngengo ndinga cyane ndinga ngengo nibwo umusaza ariko boss uyu mabuja murikira mama oya mureka vuga ariko reka mvuge Manipulate, mommy. You urangira utose ko boss ibasha uvuga ko narigiye kugurisha ihene twese kubwira boss ko wasanze uhagaze nose ko aragaze hari icyaha kirimo boss ni hene zarabibonye nyine ndaje kugurisha ihene ni hene zarabibonye zahagaze yaragaze atese ubwo se uzamunywa kugeza rya yarahagaze ku gikuta wenyine oya ugize yarahagaze n'umuntu begamye ku gikuta urumva bahagaze ku gikuta mabuja agize gutya undi ari kugira gutya ngo cyane mabuja arimo kuvuga ngo bwiza umuhungu ari kuvuga ngo gutyo sha rero ubundi hari ikindi kigabo gifite ibyanwa birebire bigeze hano gutya mabuja siko ndabeshya bajya mu muntu karambwira ngo nibashyire amazi muri dushe nuko bajya muri dushe bose nuko nkajya numva biri kuvuga ngo pyato ndabaze ko mabuja ko numva ibyo bintu biri kuvuga ngo pyato n'ibiti ngo nimba ziri kunywa amazi nuko basohoka bavuga ngo akinyuma ngo kari keza ntabwo namenya ko inyuma kari ko
mabuja wowe ndo kuri murekera hari murekera Oh man, you pretend as if you love her. mabuja barakumaze usigaze inyuma ngo barakumaze n'abashize ahubwo